Joriji rero mwana wanjye de tugiye mu mahanga uzirinde gukubagana ntazajya ngukubita nk'inkoni nagukubitage naha mu Rwanda wumvise. Papa erega nyine n'ubundi urebye nubwo ujya unkubita ubundi buriya umpora ubusa buri gihe. Ariko nyine ngusezeranyije ko ngiye kuba umwana mwiza guhera uyu munsi. Ariko se ubundi papa ndagira ngo nkubaze gusa ntunyumve nabi. Ubundi umuntu w'ikigoryi ni umuntu umeze gute? Ikigoryi se mbese ikigoryi ubundi ni umuntu uvuga ibintu byinshi cyane ndetse akabivuga mu buryo burebure ku buryo buri muntu wese atapfa kubyumva. None se ubundi ho bwojori ibyo ngusobanurire byo urabyumvishera? Reka habe n'akantu na gato numvisemo. Noneho ubwo ushatse kuvuga ko ibintu byose ngusobanura utabyumvise kandi n'umwanya wanjye mbitaye ngusobanura. Ubwo ushatse kuvuga ko ari ngiye kigoryi. Oya rwose papa ibyo niwo byivugiye. Ariko se ubundi shajori reka nkubaze ko njya ngukubita ntuhaguruke ngo ndwanye ni iki kigufasha gukontorora umujinya wawe? Papa ibyo nabyo rega nta kindi kibimfasha uretse kujya gukoropa tuwarete. Ngo tuwarete? None se ubwo tuwarete igufasha iki mu by'ukuri koko? Nyine nta kindi nkora iyo umaze kunkubita mfata uburoso bwawe burashesha mu kanwa nkajya gukoropa tuwarete. Ndwaje umutwe wa cyane ubu nzagukorera iki kuko kwiriwe Joriji urananiye. Papa mbabarire rwose. Nta kibazo. Ariko se ubundi shajori urabizi ko ejo bundi nagerageje gukora robo igaragaza umuntu niba ari kweshya cyangwa ari kuvugisha ukuri? Ndabona tugeze iyo tujya ahubwo reka ngiye kuyikwereka. Iriya robo ngiye kukwereka utibeshye ukagira ikosa nari mukora cyangwa se twamara gusohoka ukazajya urubibwira uko ndashaka kuzayironshinga umwaka wa 2030. Wumvise neza? Yego papa nabyumvise. Ariko se ubundi utarayingezaho ikora gute? Mbese nyine uburyo ikora ngiye mbaza ikibazo umuntu yambeshya irobo igatanga ijwi rigaragaza ko abeshye cyangwa se igatanga indi jwi ryerekana ko avugishije ukuri. Ubwo nyine wenda njya nkubaza ibibazo irobo niyo yagiduye igisubizo cy'ukuri. Wumvise? Ko ngize ubwoba ariko ntacyo papa sawa reka tugende uyinyereke. Twagiye. Mananje we de rya papa yavugaga. Joriji rero mwana wanjye reka dutangire ubu ngiye gutangira nkubaza ibibazo witegure. Ubundi se mbere ya byose kare wari wagiye hehe? Nanagiye muri sinema kureba filime za Bamenya. Ayiwe mana we ndapfuye noneho. Umva shajori uzi n'ikindi ndagira ngo uvugishe ukuri nonaha ndambiye bibeshyo byawe. Nyine urebye nanagiye gukina umupira papa. Shajori reka nkubwire ntakubeshya n'yandi uravanga wambwiye ukuri n'yandi byiza wambwira ukuri. Papa nyine urebye nandihereye nimo ndeba filime z'urukozasoni. Ngo iki? Ariko shawa mwana wabaye ute? Uzi ko ngende mu myaka nk'iyo yawe ntigeze ndeba ibyo filime by'urukozasoni koko? Nago mbyumva. None se papa nawe kiro bigaragaje kubeshya. Bivuze ukuri koko burya imfizi byaro kwibyagiye. None se papa niba iyi mashini kubeshyeye nanjye ikaba yabeshyeye ubwo urumva utunze iki? Ahubwo nakurikije imico yawe. Muraho ni Joriji umukunzi wanyu ndabakunda cyane. Niba nakunda ibihangano byanjye kanda like ukoreshe yawe natange comment kugira ngo zikomeze zize buri munsi. Murakoze.